arakarimba abarinzi bazaririmba aba bazavuga ngo imbere ariko njyewe nje kuyihimba nuko atari je bazavuga inyuma Yesu ntabwo azaje inyuma nivunja vikwazo nibazo biri imbere yacu azasangwa yabikubise sifa kwa Yesu aba bazabaririmba bayihimbye baba ngo inyuma y'ingabo zishinzwe zoherejwe n'Imana imbere yawe hari ingabo zishinzwe zoherejwe n'Imana kubera ko Imana icyubahiro twegereye n'iteraniro ry'abamarayika ingabo zo mu ijuru zishinzwe kuturwanirira ku manywa na nijoro abegereye Siyo ururembo rw'Imana tugira security nubwo waba uri umupfakazi nubwo waba uri mu bukene nubwo waba uri mu kinji nubwo waba uri mu bisago bimeze gute twegereye iteraniro ry'umubare w'abamarayika batabarika twegereye n'abana b'imfura ababajije muri uru rugendo rwo kwizera ngo kandi amazina ya ngo yanditswe mu ijuru mbega amazina ya yanditswe mu ijuru mbega amazina ya yanditswe mu icyo gitabo Hallelujah! Twagereye Pawulo yaravuze mu rwandiko rwa Efeso yaravuze ngo twebwe abizeye twarabunze ntabwo tukiri mu isi ducatumye mwasaba ngo twebwe iwacu ni mwijuru sifa kwa Yesu abasomye igitabo cy'umugenzi bizavuga ngo umunsi mukristo yageze mu gihugu cya Bewu ngo yumvishije ayandi majwi iyo twageze muri ico kibaya iyo twageze ku musozi wa Siyo tuzatumva amazina tuzatwumva ibiduca intege ngo tuba twageze muri mu gitabo cy'umugenzi kiravuga ngo yumvishije ngo inuma ziguguza yumva indirimbo zo mu ijuru hari ikirere so tugeramo tuvuga twicumva amazi tukumva indirimbo zo mu ijuru mwenzi yavuze ngo nongoneza sasa rohoni wangu karibu naye ninatuli ananitia nguvu baraka za mbingu daima nitakaa kwake Yesu ni kweli mimi ni mwokozi milele amenitaja ndugu mupendwa ntabwo mukira abagaramu ngo ahubwo nabisi sifa kwa Yesu amen uri inshuti uko umugana atazi gusebuja ko twegereye n'iteraniro y'abana bifu abatubanje mu kwizera uhereye kuri ba Abeli n'aba Ibrahim abo baradutegereje basaba Ibrahim ngo tubarahaga zaseje aho baradutegereje kuri ngo tuzaragamana sifa kwa Yesu amen sica gusa ahubwo twegereye n'Imana ihoraho amen mwenyewe twaramwegereye ngo twegereye na Yesu muhuza w'isezerano ngo twegereye n'amaraso avuga ibyiza kuruta aya Abeli aho niho muri Siyo sifa kwa Yesu abageze muri ico gihugu Bibiliya ivuga ngo n'abantu barahirwa bafite imbaraga ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bazabagihindura twahawe imbaraga abize Yesu Kristo abageze ku musozi wa Siyo nababwiye ntangira ko ntabwo ari abasirimba cyane kwaba ari ugufoza imbaraga ahubwo ni abantu begereye ni abantu bashitse ni abantu bageze ku musozi wa Siyo sifa kwa Yesu amen abantu batize mu rusengero sinabatize mu buta sinabatize he oya nyimbo na neno havitatoshi bali mwenendo ulio sana ibindi dutekereza n'ibyini wacu toreza Imana naziza abanyembaragira bazi yabashize mu ibanga muri zo gushimisha ngo wanimika ka umwami w'ishanga rinini rite ngo ndimbata yicaha cyose
ngo sinabikunda ngo ahubwo niragije ngo Yesu umukunzi waje aravuga ngo sincita kubiri mwisi ngo Yesu aragize. Abo n'aba mama n'abapapa n'abana batoya bamaze babungishijwe n'abantu bishinganishije n'abantu bari mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Abo tibaza batinya ubupfakazi, tibaza batinya ikindi cyo cyose ngo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi. Iyo ibyago bishe sifa kwa Yesu. Muri byazo ngo ibyago n'ibintera ugire gute tuza mutware baba. Abo bameze nk'igiti cyatewe ntibaza bumva amafa, inyanja nizisuma, ibicu bigahinda, baza bumva gusa urukundo rw'Imana, baza bahora bumva amajwi y'ihumure, baza bumva amajwi abacintege, baza bumva amajwi abasubiza inyuma kuko bamaze kugera ku musozi wa Siyo. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka baza bagihindura igikombe cy'amasoko ngo ngo bagenda bagwiza imbaraga. Bavandimwe nimuhumurike mube abanyembaraga. Uru rugendo kugira ngo turutsinde, kugira ngo dusindize intambara n'aya magambo yose n'ibigukurikiye n'intambara urimo n'ukuhagarara umunyentwara. Urahirwa nimba ufite mu mutima, nimba uri umunyembaraga, nimba ufite inzira zigana z'Isiyoni. Urahirwa. Sifa kwa Yesu. Urahirwa. Muhumurike mw'abanyembaraga. Urugendo rwabo rushire mu maboko y'Imana. Muvyeyi mbakubwiye aba bose nabaje kuguhora hose, ariko Yesu mugumana umufate. Mama nimutageze usere wisegurira ibiri someje y'Imana. Yesu yiteguye kugusanga kandi aguhumuriza kandi akuganiriza. Ibisani biri mu mwijima, ibisani biteye ubwo izabihindura kandi ubone igisubizo. Mane dufashe kandi tuganze. Amen.